Yes, reka nongere mbahereza ikaze wewe wakoze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikanda nicyo gihe nako kanya kugira ngo ibigano byacu bya buri munsi bigende bikunogera 5 kuri 5. Wewe wakoze subscribe rero ndagushimira cyane nawe utarayikanda nicyo gihe nako kanya kugira ngo buri kimwe cyose kijye kigenda kikugeraho ku gihe. N'umusore wanyu kubw'Imana Olivier ni byose TV, ngira ngo rero tugende dukomeza twibanira 5 kuri 5. Ese wibazaga ngo nabagahehe, wibazaga ngo narindimo gukora iki? Ariko ibyo narindimo byose narindimo kugenda mbategurira amakuru y'imikino zirimo hano gusesereza ya makuru tugenda tugoza tukanyanyagiza hasi buri wese akagenda akuramo amakuru yiwe amunogeye 5 kuri 5. Ese wowe udukurikiye uherereye hehe muri message ugenda utwandikira nkuko mwabu mubibona rero mbanje kugira ngo nyanyanyagize hasi buri wese agenda akuramo amakuru yiwe amunogeye. Ikindi kandi mbanje kuya nyanyagiza hasi ewana kabisa kubera ko twese nago twumva ibintu kimwe ahubwo tuba tugira ngo tugende twunganirana muri rusange. Tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sports kubera ko ahanini nayo tugiye kugenda tuganiraho cyane bitewe nuko harimo amakuru menshi agiye atandukanye. Mwagiye mwumva abakinnyi benshi bagiye basinya, abakinnyi babiri bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sports, harimo witwa Musoni Prince w'umurundi, harimo kuvugwamo nundi ugiye gusinya cyangwa se ushobora kurara sinye iri joro rwose. Amakuru mfite nuko ashobora kurara asinye cyangwa se agasinya muri iyi weekend. Ubwo ayo ngayo na makuru abarimo kugenda avugwa, ariko ngiye mba mbazaniye ya makuru mba natohoje 5 kwa 5. Yes, mu ikipe ya Rayon Sports rero nta kindi kirimo kugenda kivugwamo ahubwo no genda bayivugwamo. Barimo umukinnyi witwa Bigirimana Abedi ubu wamaze kuba afata indege rwose ari hafi kugera hano mu Rwanda. Wana ku munsi w'ejo ku cyumweru akazaba aganira n'ikipe ya Rayon Sports. Bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sports barangajwe imbere n'uwitwa Gacinya Chance Denis, bamubwira bati kabisa ugomba kuza gukinira iyi kipe ya Rayon Sports, ariko nawe akababwira ati mbere na mbere mumbwire niba miliyoni 40 basabye muzifite, ati kubera ko urwego ruracyari rwa rundi nkuko mwakomeje kugenda munyenera muri sezo yatambutse, ati na niyi saha rwose ati ndacyari wa undi ndacyari Bigirimana Abedi. Ati ubwo rero miliyoni 40 nizo nshaka kugira ngo mbaterekere umukono ku masezerano angana n'imyaka 2. Rayon Sports rero nabo bakavuga bati ikipe ya Rayon Sports nta mikoro ahagije dufite, ati turagukacika miliyoni 30 udukubitira umukono ku masezerano w'imyaka 2, then ibindi byose dukomeze twibanire, dukomeze turebe yuko twajya tuguhemba byibuza 1500 cy'idolari. Urumva ni miliyoni imwe n'ibihumbi nka 800 hafi 2 zikabaka 2 z'amanyarwanda. Urumva rero yuko ikipe ya Rayon Sports bamwe bagimo kugenda bavuga ngo Rayon Sports ntisinyisha, Rayon Sports yatinze gukora transfer, Rayon Sports irimo kurambagiza, nyamara tukabona barimo kugenda babatwara. Ariko ikipe ya Rayon Sports nagerageje kuvugana na bamwe mu bakinnyi barimo gushaka kuyizamo, barambwira bati rwose ikipe ya Rayon Sports nta mafaranga ifite, ati nkuko bisanzwe bimenyerewe ni ku magambo gusa, ati bo bakwempoza bakwereka kontra, atariko finally bikaza kurangira nta mafaranga, bakakubwira bati turaguhereza sheke uzabikuza igihe iki niki, ati cyangwa se turakubwira tutegereje amafaranga igihe iki niki tariki niyi. Ati ubwo rero niyo mpamvu bamwe mu bakinnyi turimo kugenda dusinyira ayandi ma equipe. No kuvuga ngo rero nagerageje no kongera kuvugana na bamwe mu bashinzwe recruitment mu ikipe ya Rayon Sports, bambwira yuko ikipe ya Rayon Sports nubwo idafite amafaranga atariko yirinze gukora transfer ihubutse, ati kubera yuko ati twabonye isomo muri merikato yashize y'igice cya kabiri cya championnat cya Rwanda Premier League, ati mwabonye yuko twazanye abakinnyi 4, ati bose batubereye flop, ati ubwo rero turimo gushaka gukora transfer zacu zinyuze mu mucyo, ati ntago dushaka kongera guhubuka gukora ikosa nk'iryo twakoze muri transfer zashize, ati kubera yuko bano bakinnyi nabo tugiye gutandukana, ati biragaragara yuko nta elema nimwe dushobora gusigarana kubera yuko nta nimwe ishobora gutanga
ibisubizo mu ikipe ya Rayon Sport. Nibyo abayobozi bamwe mu ikipe ya Rayon Sport bambwiye. Ubwo nanone ndongera ndacengera ngerageza kongera kuvugana na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, barambwira bati atariko nubwo dutuje, nubwo turimo gukora ibintu byacu bucece ati ntago tuzakora recruitment dushingiye kuri kwitangazamakuru ry'ibyo mugenda muvuga. Ati rwose ati dushimira bamwe mu banyamakuru bagenda bavuga bimwe na bimwe ku ikipe ya Rayon Sport, atariko nanone turanenga n'abandi nabo bagenda bavuga ibyo bishakiye ku ikipe ya Rayon Sport. Ati turimo gukora mercato, turimo gukora transfer zacu twiturije. Ati ku ikubitiro mwabonye uwitwa Musore Prince wamaze kuba tereka umukono ku masezerano, uwo yarishyuwe, banyemereye yuko yishyuwe, byose byamaze kurangira. Ati ntago dushaka kongera guhereza umukinnyi tumuhereza kontra, ati yarangiza akatureba mu maso cyangwa se akadusuzugura. Ati icyo dushaka nukumuhereza kontra, tukamuhereza amafaranga ye, byose bikarara birangiye, bikava aho ngaho birangiye mu biro bya Rayon Sport, byose birangiye muri rusange. Ikindi wamenya nuko bavuga bati ati ntago dushaka kongera kuzagwa mu mutego nk'uwo amwe mu makipe ya hano mu Rwanda yaguyemo, sirito nk'ikipe ya Mukura Victor Sport. Mwibuke yuko yigeze guhanwa nk'ikipe ya Kivu Sport. Murabizi yuko iri muri Siraibi itemerewe kugura abakinnyi cyangwa se kubagurisha, kubera yuko irimo bamwe mu bayobozi bayo batemerewe kugura umwe mu bakozi uwo ari we wese mu ikipe ya Kivu Sport. Ati no kuvango rero, ati ntago dushaka umuntu uzatujyana mu nkiko. Ati murimo kwibaza ati impamvu tutarasezerera bamwe mu bakinnyi. Ati nuko turimo kugenda tuganira, ati kubera ko turimo kugenda dushaka gukurikiza amategeko ya CAF cyangwa se na FIFA muri rusange. Ati ntago dushaka kugwa mu mutego. Ati nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport rero, ati harimo abakinnyi bamwe na bamwe irimo kugenda yifuza, atariko ku ikubitiro irimo gushaka nimero 10, nimero 9 ndetse na nimero 6. Urumva rero yuko bongeye kugaruka ku mukinnyi w'ikipe ya AS Kigali, bakomeje kugenda bamushakisha uwitwa Rutonesha Hesbon, uwitwa rero uwitwa Ntarindwa Aimable hakaba hamaze kuba hagenda hazamo agatotsi kajemo rero nuko bamwe mu bashinzwe recruitment mu ikipe ya Rayon Sport bambwiye bati uyu mukinnyi yakomeje kugenda ashyiraho igitutu ikipe ya Rayon Sport, atariko nkuko twagiye tuvuga tuti tuzakora recruitment zacu twitonze. Ati twaje gusanga uyu mukinnyi n'ubundi nta kintu arushije uwitwa Kanamugire Roger, kubera ko uyu mukinnyi n'ubundi nta mikino myinshi uwitwa umutoza Lotfi yamukinishije. Ati ubwo rero Lotfi yatubwiye yuko tugomba kwitonda, tukaba bibaye ngombwa twasinyisha umukinnyi witwa Kanamugire Roger tukamwongerera amasezerano. Ati ibindi byose bigakomeza kugenda neza cyane. Ikindi uwitwa Lotfi yabasabye gusinyisha uwitwa Serumogo Ali Omari. Mu minsi yashize wavugwaga yuko ashobora kwerekeza mu ikipe ya IPR, ariko bikaza kurangira abasinyishije Ombolenga Fitina bakina ku mwanya umwe. Ubwo rero Lotfi arababwira ati aho kugira ngo muzane umukiza Obedi, ati nimusinyishe kapiteni wanyu Serumogo Ali Omari, ubundi dukomeze twibanire, dukomeze dukorane. Ati kubera yuko nabonye Serumogo Ali Omari hari byinshi ashobora kuba yamfasha muri systeme yanjye ya batatu kabisa, nzagenda nkinisha. N'ikipe ya Rayon Sport kandi izasubukura imyitozo ku itariki 27. Bamwe turimo kwibaza tuti izakoresha abahe bakinnyi. N'ikipe ya Rayon Sport yagiye ivugwa yuko izasezerera abakinnyi bagera kuri 14. Ubwo rero turimo kwibaza tuti abakinnyi izabasinyisha ryari, abakinnyi izabasezerera ryari, bamwe bajye no kwishakira ayandi ma equipe muri rusange. No kuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport icyo nakubwira cyo nuko iticaye ubusa. Mwagiye mwumvamo wa mukinnyi rwose, wa mukinnyi kitoga nkuko nagiye numva abakinnyi
abanyamakuru benshi bagenda bavuga ati ngo ni Kitoga ukina mu ikipe ya Buja City. Icyo wamenye nuko ikipe ya Buja City irimo kugenda iganira n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe amafaranga ikipe ya Rayon Sport yatanga muri Buja City kugira ngo uyu mukinnyi yerekeze mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Nuko uyu mukinnyi atari yasoza amasezerano mu ikipe ya Buja City, nago ari free agent. Ubwo rero ibiganiro biracyakomeje hagati y'impande zombi muri rusange. Nukuvuga ngo rero hari andi makuru maze kuba ngenda nkandagira, na makuru nyesha rwose nkotinga umunyamakuru witwa Eric Ndagijimana. Eric Ndagijimana akaba yamaze kuba atangaza yuko uyu mukinnyi w'umugande wakinaga muri URFC cyangwa se Uganda Revenue Authority akaba yamaze kuba yerekeza muri KCCA ku bihumbi 50 by'idolari. Ubwo rero ikipe ya KCCA ikaba yamaze kuba imwibikaho neza cyane. Ubwo ikipe ya Rayon Sport bakaba bamaze kuba bayitera agapapu. N'umukinnyi kandi washakishwaga n'ikipe ya Gor Mahia ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ya hano mu Rwanda. Nukuvuga ngo rero uyu mukinnyi akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya KCCA ku bihumbi 50 by'idolari. Nukuvuga ngo na amafaranga kaba miliyoni 72 by the way. Urumva rero uyu mukinnyi nago yari yoroshye tara katana. Ndizera rero yuko uyu mukinnyi isaha n'isaha witwa Abigirimana Abedi ashobora gutereka umukono ku masezerano mu gihe baba bumvikanye neza hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ndetse n'umukinnyi Bigirimana Abedi. Abambazaga umukinnyi witwa Mosengo Tansere byiwe byamaze kuba bizamo agatotsi. Byo ntago nzongera no kwirwa mbigarukaho. Abandi bantu barimo kugenda bambaza iby'umuzamu kabisa, barimo kugenda baganira na wa muzamu w'umunyamari, umuzamu w'umunyamari mu gihe kitarambiranye cyangwa se mu gihe byaba bikunze, ibiganiro byaba bigenze neza, ikipe ya Rayon Sport ishobora kumusinyisha cyangwa se ikaba yashaka n'iyindi shuwa muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport rero nayo ikaba ikomeje kugenda ishakisha abakinnyi, irambagiza abakinnyi muri rusange. Ari nako kandi mbabwira yuko umutoza Afahami ya Lotifi ari bugere mu Rwanda kuri kino cyumweru, ndetse n'uwitwa Ayabonga Rebita nabo nawe akaba azagera mu Rwanda. Ariko bamwe barimo kugenda bambwira ngo mbabwire amakuru y'uwitwa Ayabonga Rebita amwerekeza mu ikipe ya Police Football Club. Twiganirira ku murongo wa telefone yambwiye ati ikipe ya Rayon Sport sinshobora kuyitererana. Ikipe ya Rayon Sport mu gihe yaba inyeneye ati ngomba gukorana nayo kubera yuko ni ikipe yangize uwondi we, ni ikipe yampaye ikizere, ni ikipe abafana bayo banyeretse yuko bankeneye mu gihe narindi mu biruhuko cyangwa se narindimo kwita ku mudamu wanjye. Banyeretse yuko bankeneye kandi bamfitiye ikizere. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport ntago nabatenguha, by'umwihariko ikipe ya Rayon Sport. Nukuvuga ngo rero amakuru yamwerekezaga mu ikipe ya Polisi ayo ngayo yo yampakaniye, arambwira ati rwose nta kintu ikipe ya Polisi yampa ikipe ya Rayon Sport itampa. Ati kandi by'umwihariko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe igiye kujya mu marushanwa mpuzamahanga. Nukuvuga ngo rero reka ambe nsubikiye ahangaha. Bamwe bambwiraga ati warabuze, umaze iminsi utaduha imiriro. Iyo niyo miriro nari maze kuba ndimo kugenda ntohoza. Iyo niyo miriro nari mfite 5/5. Icyo nababwira rero, kanda subscribe, share, comment, like, dukomeze twibanire. Wibuke gukanda akazogera, ubundi ibintu byose uzajya ubibonera ku gihe. Ni byose TV. Abandi bantu bambwira bati rwose ukuduha amashusho, amashusho nzajya ngenda nyabaha. Aya ngaya mba nifashishije nayo tuba twaragiye dufata mu gihe match zari zihari. Ubu ngubu nge nago nkunda kuza gukora voice over harimo kuzamo amafoto gusa, harimo animation y'amafoto gusa. Wapi, nge mba nshaka kuza nkabahereza highlight z'ukuntu imikino ikipe yanyu yagiye ikina, ukuntu byari bimeze, ese byapfiriye hehe, ese ni iki ikipe yacu yahindura kuri uyu mwanya.
kanya ngira ngo rero iyo urimo kumva amakuru yawe ya ndani ndimo kugenda nyanyagiza hasi buri wese akagenda akuramo aye nawe ukagenda ureba n'aya mashusho uhita umenya ngo Biramahire Abedi yagiye yitwara gutya ahangaha yagombaga kugishyiramo ukagenda nyine nawe wanariza neza cyane 5/5. niyo mpamvu mba nifashishije aya mavideo kugira ngo ibintu byose tugende tubigendanamo neza cyane 5/5. reka mbabwire ngo mukomeze mugire weekend nziza, mukomeze mugire ubugingo n'impagarike. Njyewe rero mwumvaga kuri izi mikoro ni Olivier 250 cyangwa se Kubwimana Olivier, ariko ndabakunda cyane, Imana yo mu ijuru ikandusha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.